cyane cyane iyo yambaye gutya ugerageza kuyitambikaho gato. Nujya iburyo ntabwo uryama gutya, ahubwo ugerageza icyo twita kuvunira ibumoso. Intambwe tugiye kwifashisha ni intambwe zoroshye, ni imbyino ifite mu by'ukuri nabyita ko ifite amashusho abiri gusa cyangwa se nabyita ko ifite icumu rimwe ariko rikoreshwa mu mpande zombi. Ubwo dukoresha imbere ugahindukira ukajya mu ruhande rw'ibumoso urw'iburyo ukaza kongera kugaruka imbere. Rero hari ukuntu abantu bamwe na bamwe nyine ahantu bitewe n'agace uvukamo cyangwa se n'ahantu witoreje, hari igihe usanga hari ukuntu bagiye babimodifiya cyangwa se babihindura cyane cyane nko ku icumu rya nyuma. Urumva iyo ubikoze bwa mbere kujya hano ukaza kuva hano ukajya hano ukaza kuva hano ukaza kuza. Ubwo rero icyo ugiye gukora hano gusoza abantu bakikora mu buryo butandukanye, ngenda bereka ko nabyize hanyuma n'abandi bagenda batubwira mu bintu dushinzwe video mu twego ku icumu rya nyuma muri gukora cyangwa se ndi gucumu uko yakora. Nagerageje gucalenjinga abantu ku ma website yanjye, Instagram page, ngerageza kubacalenjinga n'imbyino nta ndirimbo irimo, ndababaza ngo izi ntambwe ni izihe mbyino. Bamwe bagiye bambwira ngo ni bene Imana ariko bafite ukuntu kwihuta cyangwa gukora icumu nkabyica, abandi bagenda bambwira ukuntu bitandukanye, ariko abenshi bahurizaga ko ari bene Imana. Abo ari bene Imana tugiye kwiga intambwe zabo zijya gusa nk'iza bene Imana ariko ntabwo ari iya bene Imana. Intambwe ya mbere dutangiraho ni intambwe yo gucunda twize twese.
bose bose ndajya muri gymnase gymnastique mpuzamahanga ni hatari dutangiye gukoresha ingingo zose noneho garuka ubwo tugiye gusubiranamo iyo ntambwe mwafashe ntabwo tubitinda tugiye gufata noneho icumu rya mbere ari ryo cumu tubanza kugira ngo byoroshye ni ku tunyuremo twibutsa kuko bose byoroshye uraza urafata hari abantu bitewe n'aho bitoreje cyabisubiramo impamvu bifashisha aya magambo ni uko nzi ko hari abantu bahita ariko nyizi ntawe ari kosa ryo gutoje niko yabyize imyihariko yagiye ivangana kubera abantu bari batoje umva nk'iyo uhuye n'intore zabanje zabyinnye mu kantu ziba zifite ukuntu zibyinira ibintu ukahita ubona ko nyine zifite umwihariko wabyo byagera rero ku wo byaciyeho bikongera guca uwundi kugira ngo bijye kongeraho cyangwa bijye kugera ku wundi muntu ugasanga byagiye bihindagurika hakaba ushyiramo uburyohe bwinshi cyane no kuba ari supe bigatuma nyine biryoha cyane cyangwa se undi akabikabya cyangwa undi akagagara ufite imibyine niyo mpamvu unajya mu mazu bitandukanye ariko hano hari abantu bahera hano hasi ariko mu by'ukuri bivuga ko tuba dusubira inyuma gake iyo ugiye gufata icumu ni wowe umwana ukareka amaboko yamanura cyane ugahita umwikamo gato urabona urebye urabona ko harimo akagozi k'ushara ariko nanone ukuntu ndahengetse byose bigenda urakora ni wowe akugira ngo uhere hasi wuname aho twasasiye twiga amapositeri niho uri muri ndabyita muri media ntushyira hejuru ushyira hasi uri hagati na hagati noneho akaba ari wowe wika ni wowe kwika no guca bugufi akaba ari ujyana n'amaboko yawe kandi uba wihindikamo tugasubiremo dusubiremo tubara mu by'ukuri bireba urasanga ari ya ntambwe yo gutemba ni gukoresha iyo dukoresheje gusa muri forme zitandukanye gutemba hano ahandi nikika ndagiye imbere nikika ahubwo ukibuka ko utitegura bikabye wirinda ko amaguru yawe afatana yafatanye hasi asubira inyuma niyorohera intambwe birahinduka ni ya yindi ikiri guhinduka ni hejuru ni uburyo gukoresha ibishiganye byo hejuru rero ahangaha ngiye gufata icumu iyi ntambwe ikurikiraho ngiye gushinga icumu nabwo harimo imyenda itandukanye hari abantu basimbuka hari n'abantu basimbuka ngiye kukibereka bibereka ku bwoko bubiri kugira ngo bitewe n'aho witoreze cyangwa se n'aho uzabikora ubishaka icyari koroshye harakora abana bateye intambwe itambuka bisanzwe igikurikiraho iyo uri hano ukoresha indyo 1 2 tujyane 1 2 tuza 1 2 Nurungi gukomeza urugendo mu mpande rumwe n'uruhu 1 2 3
mbibutsa comment, share and subscribe, mukomeze muteze imbere umuco nyarwanda aho muri hose. Murakoze cyane rero.